Haleluya, Yesu nashimwe. Ndabasuhuje bene data abo tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo, bakristo bitorero Irayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose bene data nshuti zanjye abari hano mu mujyi wa Kigali, mu ntara ndetse no ku migabane itandukanye y'isi. Nkomeje kubasuhuza bifuriza kugira ibihe byiza byo gusenga. Iki gitondo rero tubyutse dushima Imana, intwari ku rugamba izinze ijoro izinguye amanywa. Imana yakurengeye, Imana yakuburaniye, Imana yakurwaniriye, Imana iragukunda, yuzuye urukundo rurenze. Ni Imana yuzuye imbabazi nyinshi, yihutira kubabarira igatinda kurakara. Imana ishimwe, Imana ko yakwimanye, byo kwihereza Imana icyubahiro. Yereza Imana icyubahiro mwene data wowe tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Nyemerera mbere yuko ujya mu kazi ubanza uhereze Imana icyubahiro. Nyemerera uhereze Imana icyubahiro mbere yuko ufata urwo rugendo. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo tubyukiye imbere y'Imana, Imana itabura kubigenza, Imana ishobora byose. Nyemerera muri iki gitondo wongere utekereze urugendo rwawe rw'ubuzima. Urasanga Imana yarahakubereye, nubwo waba ugifashe igihe mu ntambara ukiri mu mubabaro, ariko hari ibyo Imana yakoze byanditse ku nkingi y'umutima wawe. Ibyo bigutere kubaha Imana, ibyo bigutere kuyishima muri iki gitondo. Imana iguhaye umugisha, ikongereye umwuka wo kubaho. Yazinze ijoro izinguye amanywa, ibyo byose ubirebesheje amaso yawe. Imana nishimwe, haleluya. Imana ntikabure icyubahiro ukiriho, Imana ntikabure gushyirwa hejuru ugiriho. Mu mutima wawe huzure gukiranukira Imana. Imana nishimwe. Rero iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Mwa kino gitondo munyemerere dukomeze kuba muri teme yacu yitwa kurengerwa n'Imana. Y'Imana ikurengeye iragutabara, y'Imana ikurengereye iraguteturura, y'Imana ikurengeye irakuburanira, y'Imana ikurengeye irakurwanirira, y'Imana ikurengeye rurangiza rwa burundu ishyiraho iherezo ku kigeragezo, y'Imana ikurengeye guhindurira amazina n'amateka, y'Imana ikurengeye n'ukuri nawe wakira ibitangaza bigatangaza benshi. Ndakwifuriza kurengerwa n'Imana, ndakwifuriza gutabarwa n'Imana, ndakwifuriza umugisha uri utunguranye. Ndakwifuriza ko Imana igukorera icyo abantu batamenyereye ku buzima bwawe, ikakugira neza, ikagusetsa mu buryo butangaje. Imana nishimwe. Rero umuntu iyo arengewe ni ukuvuga ko imbaraga ze ntacyo ziba zishoboye. Kurengerwa ni ukuvuga ngo haza uwundi muntu ufite imbaraga, cyangwa se hakaza iri tegeko rikurengera. Rero kurengerwa n'umuntu byarangira, cyangwa se n'itegeko rikavugururwa, ariko iyo urengewe n'Imana ibigenza neza kandi yikora ikidahinduka, ikora ikitanyeganyezwa. Navuga ngo urengerwe n'Imana muri ubwo buzima urimo muri iki gihe, urengerwa n'Imana. Imana ikurengerera ata iguha agakiza, kubera ko Satani we yarangije kukunesha, yakuneshesheje ikintu runaka, ariko Imana ikurengere ikuzuza umwuka wera imbaraga zayo. Hanyuma Imana ikurengere igusayure mu isayo y'ibyaha, Imana ikurengere ikuzuza imbaraga, Imana ikurengere ikuzuza amashimwe, Imana ikurengere uhinduke icyaremwe gishya. Imana nishimwe. Imana ikurengere wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, aguhindurira ubuzima. Imana ishimwe cyane. Navugaga kurengerwa n'Imana. Imana iyo yakurengeye igukandagiriraho wowe utari buzakandagire, yarangiza ikagerayo ikakuvuganira, yarangiza ikabigenza neza. Imana iyo yakurengeye iragenda ikajya imbere yawe, igategura imitego, igasiba ibyobo bagucukuriye. Hari ukurengerwa n'Imana yonyine, kuko abantu bakurengera ariko bikabananira, cyangwa se bagapfa, cyangwa se mugatandukana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Ariko icyo nkwifuriza muri iki gitondo, urengerwe n'Imana. Ishobora byose, yatabaye
Imana iguha umugisha rero. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose Itangiriro ibice 31, turasoma umurongo wa 41 n'uwa 42. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe, nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14. Mara imyaka 6 nkorera umukumbi, wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. 42 handitse ngo iki? Iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha, itabanye nanjye. Imana nishimwe. Ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Imana nishimwe. Iri ni ijambo Yakobo yabwiye sebukwe Labani, arimubwira kubera ko yagiye gutendera cyangwa guhakirwa cyangwa se gushaka abageni kwa Labani, ariko agezeyo ahurirayo n'akaga gakomeye, ahurirayo n'akaga. Arabanza atendera Rasheli, umukobwa yari yabonye bengutse, aramuhakirwa, aramukorera, ariko igihe cy'imyaka 7 gishize baramunyaga, baramuhindurira, bamuhare uwatahakiwe, uwatatendeye. Ni ukuvuga ngo inkwano za mbere yari yatanze za Rasheli, aho kugira bamuhe inkwano yari yatanze n'imirimo y'amaboko yahakoraga, aho kugira bamuhe Rasheli baramuhindurira, baramunyaga. Ni ukuvuga ngo bamuha icyo atashakaga, bamuhare. Arongera Labani aramubwira ngo nimba ukikunze Rasheli wongera umukorera indi myaka 7. Arongera Yakobo ntiyacika intege, arongera akorera Rasheli yindi myaka 7. Niyo mpamvu hari yavuze ngo yabakoreye imyaka 14. Ubwo amara imyaka 14 akora, ariko ashaka yuko bamushyingira Rasheli. Igihe kigeze rero Uwiteka aramubwira ati usubire mu gihugu cy'iwanyu utaye. Nibwo yafashe imikumbi ye, afata abagore be 2 n'abana be n'abaja n'inshoreke byose, aravuga ati ndatashye. Ariko kubera ibyo yakubitaniye nabyo muri urwo rugendo, bamuriganya Rasheli, arebye ukuntu byamugendekeye ibyo Labani yagiye amukorera, yigira inama zo gutaha rwihishwa atasezeye. Mu gitondo cya kare rero amaze kugenda, ngo nibwo Labani yaje gushaka ibigirwamana byarabibura. Kumbe umukobwa we Rasheli yabyibye, kubera ko atari afite ibyiringiro byahagiye. Yavuze ati ibi bigirwamana bya data Labani nibyo bizambesha muri icyo gihugu. Bigaragara ko Rasheli ntabwo yari afite gukizwa, yiringiraga ibigirwamana bya se. Ibyo rero nabyo bigatera bigateza akaga n'umuraba Yakobo. Nibwo Labani yabakurikiye mu nzira, izo nkuru muzazisoma. Ageraho rero kuri uyu murongo twasomye wa 41, yaje gusaka ibintu byose Yakobo yajyanye. Icyo gihe abura bya bigirwamana, kuko Rasheli we yabyicariye ku ndogobe yanga guhaguruka, abwira se ko arwaye rwose ari mu mihango. Icyo gituma ibigirwamana bibura. Ntawamenya, buriya ibyaha byose birahorerwa. Ibyo bigirwamana nawe byamubereye akaga. Muzi ko Rasheli yamaze igihe kirekire atabyaye. Ibyo byose ni inkurikizi zo kubaho uramya ibigirwamana, waranze gukizwa, waranze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Hanyuma rero kubera ko Labani yari yajyanye umujinya ukomeye, Yakobo yamubonye arimo kumusaka, amubwira ati niki cyaguteye kungira nabi ukantwarira ibigirwamana. Yakobo yaravuze ati noneho simukira,
ariko arangije Labani arabibura nyine. Amaze kubibura kuri umurongo wa 42 Yakobo abwira sebukwe Labani ati iyaba Imana ya data, Imana Aburahamu iyo Isaka yubaha itabanye nanjye. Ikibazo nshaka kuvuga ko turi muri teme yitwa kurengerwa n'Imana. Ese nawe wasenga gutya, wavuga gutya nka Yakobo, wavuga ngo Imana ya Aburahamu, Imana Isaka yubaha itabanye nanjye, itabanye nawe muri cya kigeragezo, itabanye nawe muri ubu buzima, nawe warukwiye kuvuga muri gutya muri iki cyumweru cyo kuvuga kurengerwa n'Imana. Aravuga ngo ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana ishimwe. Birashoboka ko nawe hari umuntu wakoreye neza ariko mwatandukanye byarangiye, nta kintu aguhaye, ugenda ntacyo ufite. Ibyo bijya bibaho mu buzima rwose, ugakora ukwihwanyagura ariko ugatandukanyana n'umuntu ntacyo ufite. Rero waravuga ngo iyaba Imana ya data Aburahamu, Imana ya Aburahamu, Imana Isaka yubaha itabanye nanjye, ntuba wabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye. Arangije avuga ijambo ryiza cyane, aravuga ngo iri joro ryakeye iragukangara. Ndi kuvuga muri iki gihe, muri iki cyumweru turi gusengera muri iri jambo ryo kurengerwa n'Imana. Imana igukangarira ababisha bawe nk'uko yakangaye Labani. Imana ishimwe. Rero habeho ijoro rata muri iki cyumweru turi gusengera muri iri jambo. Imana igukangarira ababisha bawe. Imana nibakangare mu izina rya Yesu. Imana ibakangare baryamye, Imana ibakangare bicaye, Imana ibakangare bari kugupangaho imipangu mibi. Imana ibakangare ngo iri joro iyo Mana yabonye kugirirwa nabi kwanjye, Imana irebe kugirirwa nabi kwawe, irebe ahantu uri kugirirwa nabi, irebe ahantu bari kugupangira kukugirira nabi, ngo Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, uburyo yagiye aruhakorakora. Ariko haleluya, ngo Imana yarebye kugirirwa nabi kwanjye. Imana yitegereza abakugirira nabi, Imana yitegereza abapanga ibibi ku buzima bwawe. Nirangiza irebe ibyo Satani ari gupanga kuri wowe, apanga ku byawe, ku bana bawe, ku rushako rwawe, ibyo Satani apanga muri future yawe. Imana kuko yo rata irareba ntago yerekwa, irangize ibyitegereze. Imana ishimwe, irebe kugirirwa nabi kwawe. Imana ihabwe icyubahiro ngo nirangize ibakangare. Imana nishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro, ibakangare mu izina rya Yesu Kristo. Navugaga ngo Imana igira ibyo gukangarira uyu munsi. Imana ikangare mu izina rya Yesu. Shalom shalom, muhaye muronke, mugendane kumva mufite confidence yuko Imana iri bubyitegereze ikabikangara mu izina rya Yesu Kristo. Shalom.